Aka kanya tuhagaritse ibintu byose twahoze twumva ngo agahenge hagati ya Israel ndetse na Liban, ngo ibiganiro bya kabiri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo biregereje, ndakwingitse banza uhagarike ibyo uri gukora aka kanya ume umunota umwe wumva ibi bintu. Hashije akanya gatoya cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran amaze gutangaza inkuru yatangaje isi yose. Ati inzira ya HORMUZ ariyo nzira y'ingenzi cyane ku isi inyuzwamo petroli nyinshi yongeye gufungurwa burundu. Nyuma y'iminsi hafi 50 ifunze, Iran yafunguye umuhoro wa HORMUZ ku giti cyayo ndetse yemerera amato yose y'ubucuruzi ko akwiye kunyuramo ndetse nayo kuyacaginga cyangwa se nta kindi kiguzi runaka asabwa. Kandi ako kanya bikiba cyangwa se iryo tangazo risohoka, isoko ry'imari ryahise rihinduka ku rwego rukomeye cyane, rihita rihinduka bitewe n'ubwo bita bigaragara ko ryahindutse, ndetse n'ibiciro bya petrol byahise bigabanuka ku gipimo cy'10% mu munsi umwe gusa. Navuze ngo ninjya mvuga ngo ibiciro bya petroli byazamutse se cyangwa byamanutse, ibiciro by'ibikomoka ku mavuta ntukajye wumva ko bizajya bihita bigira direct mu gihugu runaka urimo, bitewe nuko ibi biciro bibanza kumanuka ku isoko mpuzamahanga cyangwa se kuzamuka ku isoko mpuzamahanga. Ni nayo mpamvu byo mvuga ibiciro byazamutse ukumva mu makuru niko bari kuvuga, ariko ukaza gusanga mwebwe bizamutse hashize nk'iminsi 3-4. Biba bitewe nuko isoko mpuzamahanga riba ryaranguye ayo mavuta, ibikomoka ku mavuta niryo rero riba ribuje gucuruza kuri ibi bihugu byose bigiye bitandukanye, biza bisanga bigera ku bantu. Urumva ntabwo direct bita bigera ku bantu usange ibiciro bo byahise bihindagurika. Niyo mpamvu usanga nyine ibiciro bihindutse ngo bitahita biza bite bigera ku kanya uvuga ngo n'ibiciro ngo byahindutse, ariko mu makuru byagaragaye umuhoro ngo bawufunguye ngo ibiciro byagabanutse, ngako kanya ngo leta ari kugiraho namwe mu gihugu cyanyu ibiciro ngo bigabanuke. Oya, ababanje gucamo iminsi amavuta nyine yaranguye kuri icyo giciro kinini akabanza agashira se, cyangwa byakomotse ku mavuta byaranguye ku giciro kinini bigashira, ndetse byaranguye ku giciro gito iyo bihageze nibwo nabo usanga muri icyo gihugu runaka nabo bahise bagabanya igiciro cy'ayo mavuta ari kugurishwa ku baturage. Aka kanya rero isoko ry'imigabane muri Amerika Wall Street ryahise rizamuka ku rwego ruri hejuru cyane kurusha ibindi bihe byose byabayeho, ariko hari ikibazo abantu benshi bari kwibaza cyane ndetse cyabateye urujijo. Ese ibi ngibi ni amahoro koko, cyangwa n'ituze riri imbere y'umuyaga ukomeye kurushaho se, cyangwa ni ibintu biri kugaragara wenda nk'aho ari byiza ariko bisa nk'aho biri guhisha intambara igiye kuba ikomeye kurushaho? Aya makuru ntabwo asanzwe ari kuba muri aka kanya se, cyangwa aya makuru ari gufungurwa muri aka kanya, ariko tujyeho nasanzwe kandi tugiye kurebera hamwe neza ibyabaye, impamvu byabaye, impamvu yabiteye ubu ngubu, ndetse n'ibishobora kuza gukurikiraho nyuma y'ibi ngibi mu gihe Iran yakomeje gufungura umuhoro, mu gihe amato ya Amerika se cyangwa ziriya ndetse n'abasirikari ba Navy ba Amerika, ayo mato nubwo Iran yavuze ngo ibintu byemerewe gusohoka bikaninjira muri Iran ndetse nta kiguzi, turebe nimba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraza kugenda ireka ibintu bigacaho, ndetse agahenge cyangwa se gushyamirana ku byambu bya Iran bavuga ngo ntabwo ikintu cyemerewe gusohoka muri Iran, ntabwo cyemerewe kwinjira muri Iran nk'itegeko ryatanzwe na Perezida Donald Trump. Ese koko rirakomeza rikurikizwe? Iran yanatanze yuko nyine icyambu se cyangwa umuhoro wa HORMUZ ufunguriwe kuri buri wese ku mato y'ubucuruzi. Reka tureko biraza kugenda, reka tuse nk'abasubira inyuma mu masaha 24 gusa turebe ukuntu ibintu bimeze, undi ku muhoro wa HORMUZ byari bimeze gute. Ariko gusa mbere yuko dukomeza, ibintu handitse subscribe, ukore subscribe n'iby'agaciro, ndetse buri kiganiro cyacu cyose uzajugiraho ujye wishimira kugikandaho like, kuko ni ibintu biba bitugaragariza ko mudukurikira kandi amakuru muba mwayaboneye ku gihe aduturukaho. Ubundi mu nyuma y'amasaha 24 ashize, inzira ya HORMUZ yari imaze iminsi hafi ibyumweru 7 ifunze, amato menshi yari yarahagaze, ibiciro bya petrol byari byarazamutse cyane ku kigero kiri hejuru. Numvishe ngo nanga mu gihugu mu Rwanda nyine ibiciro by'ibikomoka ku mavuta biri kwikuba cyane, ngo ibiciro kugeza aka kanya naho byazamutse ngo biteye ubwoba. Abaturage nabonye batangira bavzamura batera induru ngo ibiciro ngo byazamutse ngo biteye ubwoba, kandi biri kugaragara ko ibiciro, kandi iyo ibiciro bizamutse twarabibonye mu minsi yashize, ni nako ibiribwa, ingendo n'ibindi byose bita bitangira guhita bizamuka, ndetse ubuzima bugahita bugorana. Aka kanya rero ingabo za Amerika zari zarafunze ibyambu bya Iran, ndetse byari bisa nkaho isi yose iri kugana ku ntambara nini cyane bitewe gufunga ibyambu bya Iran. Iran nirekura petrol nyinshi, ibicuruzwa by'Ubushinwa bitewe nuko Iran ifata petrol mu Bushinwa, cyangwa nako Ubushinwa bafata petrol muri Iran bikagenda bigakoresha mu nganda zayo, ibicuruzwa bigakorwa bikaza byose ibisakaza mu isi yose muri rusange. Ugasanga none nimba Ubushinwa butari kubasha gukora ibyo ngibyo, kuko Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere kigira ubucuruzi bukomeye ku isi, uraza gusanga ibintu biraza guhenda ku isi yose, ubuzima butangiye bugorana. Hanyuma uyu munsi mugayikashije ibintu byose byahindutse bitewe n'ibintu byabaye. Minisitiri wa Iran yavuze ati, dukurikije agahenge kari muri Liban, inzira ya HORMUZ ifunguwe ku mato yose y'ubucuruzi mu gihe cy'agahenge gisigaye.
Reka tubisobanure mu buryo bwumvikana. Iran niyo yabanje gutera intambwe yo kwegereza ku mahoro, n'ubusanzwe turabizi Iran buri gihe iyo hari ibiganiro by'amahoro usanga Pakistan yabanje kwegera Iran, usanga ko Iran ku bijyanye no kuganira ku mahoro ntabwo iba ibitindaho se cyangwa ntabwo ibanza kugorana, yo ihita yumva iyo haje ibintu byo kuganira ku mahoro. Niko benshi tubizi ndetse ni nako benshi tubibona. Ariko hari ikintu gikomeye cyane cyabaye nyuma y'ibi ngibi mu gufungurwa k'umuhoro wa HORMUZ. Nubwo umuhoro wa HORMUZ wafunguwe bitewe n'agahenge kari hagati ya Israel ndetse na Liban, ntibivuze ko wafunguwe bitewe n'uko hari amahoro akenewe hagati ya Israel nako hagati ya Iran ndetse na Amerika. Kandi ako gahenge n'ak'iminsi 10 gusa kari hagati ya Israel ndetse na Liban, bivuze ko Iran ifunguye iyi nzira ya HORMUZ cyangwa se bifunguye uyu muhoro wa HORMUZ mu minsi 10 gusa nta kirenzeho. Ibi bisobanuye iki rero? Ikintu cya mbere ugomba guhita umenya cyangwa se cyahise kigaragara mu gihe Iran yatangaje ko irekuye umuhoro wa HORMUZ ku mato yose yemerewe gucaho nta kiguzi. Ibiciro bya Petrol byahise bimanuka ku gipimo cy'10%. Ibi ni ibintu bidasanzwe biba, ni kimwe mu bipimo bikomeye cyane byigeze bibaho mu munsi umwe ku isi yose. Abashoramari bahise bava mu bijyanye na Petrol none bahita bajya mu gushora mu migabane cyane bagerageza gutagetinga isoko, mu gihe ibiciro byongeye kuzamuka bazabe bararanguye ibintu byinshi bafite petrol nyinshi, ibintu byinshi byose none bahita bungukiramo cyane. Niko buriya abakire bahita batagetinga ahantu hari inyungu nyinshi, ndetse isoko mpuzamahanga ryabyishimiye ibintu byahise biba mu gihe Iran yafunguye HORMUZ. Ariko hari ikintu abantu benshi batari kubona ndetse batari gusobanukirwa. Iran yafunguye inzira ya HORMUZ kugira ngo yerekane ko ishaka amahoro, ariko Iran ntiyagenda ngo yirengagize ibintu bikomeje kuba cyangwa se biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo za Amerika bategura intambara, Amerika yegeranya ibisasu, ibintu byose ubona ko Amerika iri kwitegura intambara, ngo nayo ngigende iryame ivuga ngo ubu ngubu nimba twafungura HORMUZ ibintu bisubiye mu murongo, ubu ngubu nta mahoro. Na Iran nayo iracyarimo kureka gutegura cyane se cyangwa iracyarimo gushyira imbaraga nyinshi mu ngabo zayo, itegura ibisasu yegeranya ahantu hose kurindira byango urebe ko n'ubundi isa nkaho bikitegura intambara. Ntibivuze ko nubwo HORMUZ yafunguwe se cyangwa HORMUZ isa nkaho ku ruhande rwa Iran yafunguwe, intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaze. Nababwiye ko iyi inzira HORMUZ yafunguwe bitewe byonyine na Iran agahenge yabonye kari hagati ya Israel ndetse na Liban, bitewe n'uko yari yarabwiye Amerika mu byifuzo ndetse mu masezerano bari barasinyanye mu biganiro cyangwa se mu nama ya mbere yabaye, bitewe n'uko yari yarayisabye ngo n'intambara iri hagati ya Israel na Liban cyangwa se hakenewe agahenge kari hagati ya Israel na Liban. Urumva ko agahenge nimba karagagaye bisa nkaho na Iran yahise itanga response se cyangwa se itanga igisubizo cyiza kugira ngo igaragaze yuko mu gihe agahenge kagaragaye basi nayo hari ikintu runaka yatanze. Iran ibigerageza kumvikana. Umuyobozi wungirije wa Iran yavuze ko badashaka agahenge k'igihe gito, bo bashaka igisubizo kirambye mu karere kose. Bivuze ko Iran yashaka kuvuga ati tubafunguriye umuhoro HORMUZ mu minsi 10, ariko niba mushaka byinshi, ahangaha yabwiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ngo tubafungure HORMUZ mu minsi 10 gusa, ariko niba mukeneye byinshi se cyangwa yuko yafungurwa nyine ubuziraherezo igihe cyose, mutange igisubizo kirambye. Yashakaga kubasobanuza ibabwira ati nimba mukeneye yuko HORMUZ ifungurwa igihe cyose, amato akomeza acamo nta ngingimira, nta kuyacaginga se cyangwa nta kuyakubita imisoro iri hejuru, bakeneye igisubizo kirambye, ibintu bumvikanye ku bijyanye na nuclear ya Amerika ibyemere, ku bijyanye n'ibindi byose Iran iri gusaba byo control HORMUZ ku giti cyayo ibyemere, ntibakomeze kugorana nimba nabo bakeneye ko HORMUZ ifungurwa igihe cyose. Noneho reka turebe ibyabaye muri Liban ndetse n'ibikomeje kuhabera nyuma y'uko aka gahenge n'ubundi kemejwe. Israel na Liban kwiza aka kanya turabizi neza agahenge karemejwe ndetse kasinyweho na Donald Trump, agahenge k'iminsi 10 gusa. Abantu i Beuri barabyishimiye cyane, barashe mu kirere bagaragaza ko bagize akaruhuko nyuma y'igihe kirekire kinini bari mu ntambara. Ariko Minisitiri w'Intebe wa Israel yavuze ko ingabo ze zizaguma muri Liban, kandi bivuze ko intambara idahagaze. Nubwo bigaragara nkaho agahenge kaje abantu bari kubyishimira, bivuze ko nubwo bimeze gutyo ingabo ze nubwo zitavuye muri Liban, biri gusobanura yuko ibi ngibi ari ibigaragaza yuko aka gahenge bukataje guhagarika intambara, nta gahenge k'iminsi myinshi nyuma y'ako gahenge intambara izongera ikomeza. Kandi Iran yavuze ko gufungura HORMUZ bishingikiye kuri ako gahenge. Niba ako gahenge kazahagarara mu minsi 10 se cyangwa hari igihe runaka kazahagarara, ibi bishobora kuzateza yuko HORMUZ izongera ikaba yafungwa, bitewe n'uko Iran yashyizeho gufungura HORMUZ ku bihugu byose cyangwa se ku mato yose bitewe n'aka gahenge. Igihe aka gahenge kahagaze, HORMUZ nayo izongera ifungwe nta kabuza. Noneho muri iki gihe ndetse muri aka kanya ibingibi kuba hari indi nama ikomeye cyane, inama yajegeje amahanga yose iri kubera i Paris. Ibihugu bigera kuri 40 byahuriye mu nama kuri interinete. Intego y'ibyo bihugu se cyangwa intego yawo yari ugushyira hamwe ingabo ziturutse ku mpande zombi, kuri buri gihugu cyose gitanze ingabo zihurizwe hamwe ndetse zise nk'izitozwaho gakeya, ndetse ingabo zifata inzira zijye kurinda inzira ya HORMUZ.
ariko ikintu gikomeye hano ndetse cyatewe ubwoba isi yose ni uko Amerika ntabwo iri muri iyo nama ndetse ntabwo iri muri ibyo bihugu 40. Ibi bishatse kuvuga ko ni ibintu bibiri biri kuba ndetse biri gukorwa. Hari inama iri hagati y'Amerika yo ubwayo, inama yihariye Amerika irabizi niyo ikomeje guteza ikibazo muri HORMUZ, ndetse kuba intambara itari kurangira gusanga ari ubufungamutwe bwa Donald Trump, urumva n'ibintu bikomeye. Amerika irabizi ko ibyo bihugu biri gushyira hamwe bigashaka gutegura nyine igisirikare se cyangwa nk'abasirikare bishyize hamwe, ingabo zishyize hamwe ngo zijye kuba zazana amahoro muri HORMUZ. Birumvikana ko ari ukugenda bakarwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika se cyangwa abasirikare bari muri HORMUZ ba Amerika, ndetse bakagerageza kuba babarwanya ndetse HORMUZ ikazamo amahoro. Noneho iyindi nama iri kuba ni iri hagati y'ibyo bihugu, urumva ni ibintu bibiri kuba bitandukanye. Inama muri Amerika y'ubwayo yihariye iri kubibona ko iyi nama aribo iri gukorerwa, ndetse n'indi nama y'ibyo bihugu 40 biri gutegura ingabo kujya kuzana amahoro muri HORMUZ. Perezida Donald Trump nawe yahoze muri Vegas, yabwiye abantu ati murebe ibiza kuba mu minsi iri imbere kuri Iran, ku kibazo cya Iran biza kuba. Just yagaragaza ko Iran nubwo wenda aya magambo yavuze asa nkaho ari ibintu ari gufunga, ariko abasesenguzi babisobanuye neza cyane uti ibi ngibi byagaragaza nkaho ari guhuza amahoro ndetse n'amatora, kuko n'ubundi mu bigaragara Iran isa nkaho iri kurengana se cyangwa isa nkaho Iran itagakwiye kuba iri no muri no ntambara. Ibintu iri gusabira byemerewe, ndetse yari yanabyemerewe no kuva kera Donald Trump atarajyaho, nubwo Donald Trump yaje agashaka kubikuraho. Bisa nkaho Iran kabisa nubwo intambara wenda idashobora kurangira mu minsi iri imbere, ariko bisa nkaho Iran isa nkaho ifite intsinzi ndetse isigikiwe n'ibindi bihugu byinshi. None Donald Trump yaje muri Vegas abwira abantu ati murebe ibizaba mu minsi iri imbere ku kibazo cya Iran, agerageza guhuza amahoro ndetse n'amatora, bitewe n'uko Iran mu gihe izaba yaratsinze, wumve ubwenge bwinshi bwa Trump. Iran mu gihe izaba yaratsinze bazaba bavuga ngo Donald Trump yagize uruhare mu gutsinda cyangwa mu gukemura ikibazo cya Iran, ndetse ibyo bintu babimushimye. Kandi bivuze ko Donald Trump se cyangwa igihugu cya Amerika gifite inyungu ikomeye mu gushaka igisubizo cy'amahoro vuba muri aka kanya, bitewe n'uko amatora ari imbere. Ariko ndakwingize aka kanya ntugende ngo wibeshye ngo ubu ngubu ibintu byarangiye, HORMUZ ngo yafungutse, ngo ibintu ngo bigiye kubamo amahoro, ngo inama iri mu minsi iri imbere ngo nayo izazana ngo igisubizo ngo kirambye cyiza mu guhagarika intambara. Ndakwinginze ntiwibeshye gutyo. Minisitiri w'ingabo yavuze ko ingabo za Amerika zizakomeza gufungirana cyangwa se gushyira Iran mu kato kugeza igihe bazabasaba icyo ari cyo cyose. Igihe runaka bizabasaba bazakomeza bafungire Iran. Nta gihe runaka bavuze ngo iki gihe bitewe n'ibyo tuzaba twaragezeho, bitewe n'ibintu bizaba byarabaye ngo tuzareka Iran ngo yongere yisanzure. Yavuze ko igihe cyose bizabasaba ngo bazabe bagifungiranye Iran izabe ihejwe ku isi rusange, nta byemerewe gusohoka muri Iran cyangwa se kwinjira muri Iran. Igihe cyose bizabasaba ngombwa bazagikoresha. Iran ndetse yafunguye HORMUZ kugeza amagingo, ariko Amerika iracyari kuyihozaho igitutu itayiha amahoro. Nubwo HORMUZ yafungutse ntibirasobanura ko amato yatangiye gusohoka cyangwa se aca muri Iran asohoka ndetse yinjira, bitewe n'uko HORMUZ irafunga, ariko just Donald Trump cyangwa se navi ya Amerika iracyazengurutse ku byambu bikomeye bya Iran. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane, kandi kugira ngo ikintu kimwe kize kugerwaho nuko ikindi kiraza guhinduka. Mu gihe Amerika itarakura igitutu gikomeye mu kuba yagota cyangwa se yafungirana Iran, nubwo HORMUZ irabifunguye ntacyo biraba bimaze, n'ubundi ntacyo cyaba cyemeye kwinjira muri Iran cyangwa se gisohoke. Ndetse mu gihe Amerika ihagaritse ikavuga ngo ifashe ingabo zayo irazicyuye irazitahanye, ndetse HORMUZ leta itangira ikore neza, bitewe n'uko Iran nayo yamaze kwanzura yuko HORMUZ kuri aka kanya ku ruhande rwayo ifunguruwe buri wese. Ubushinwa nabwo bwatangaje ndetse bwavuze ibintu bikomeye cyane. Bavuze ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro. Ubushinwa buriya bavuga cyangwa se bavuga yuko Ubushinwa bugura Petrol nyinshi cyane muri Iran. Rero iyo bavuze ku bintu bijyanye n'amahoro se cyangwa ku bintu bijyanye n'ubwumvikane, Iran irabyumva cyane ndetse ibyumva vuba kurusha abandi bantu bose. Reka rero nguhe urugero rworoshye. Ni nko mu gihe cya Cuban Missile Crisis ya crisis yabaye muri Cuban, intambara yarahagaze cyangwa se byasaga nkaho intambara yahagaze, ariko hari ikintu cy'igitutu gikomeye hagati y'impande zombi zari zihanganye. Ahanga rero niho turi ubu ngubu, hari ibintu bisa nkaho intambara ishobora kuba igiye guhagarara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ariko igitutu gikomeye hagati y'ibihugu bibiri byombi kiracyagaragara. Iran iri gutegura ingabo ndetse iri gushyiraho umutyazo ukomeye cyane ku ngabo, ndetse Amerika iri kwegeranya ibisasu bishimitse, indege, ibintu byose bigaragaza ko intambara izaba ikomeye cyane. Rero aka kanya umuhoro urafunguwe, ariko igitutu gikomeye hagati y'ibihugu byombi kiracyahari. None se ibi bisobanuye iki? Ndakwingiza hari ibintu bitatu bisobanuye kuri ibi bintu, kuba
biri kugaragara nk'aho amahoro ari kugenda aboneka, ariko bigasa nk'aho ahubwo ari intambara ikomeye cyane iri kwitegura. Sobanukirwa ibi bintu bitatu. Iki ni ikintu cya mbere ugomba kumenya: ibiciro bya peteroli bishobora kongera guhindagurika cyane bitewe n'ibizava muri ibi bintu turi kugenda twumva. Ndetse ikindi kintu cya kabiri, hari igitutu cya politike ku mpande zombi. Iki gitutu gishobora kongera kugeza ku ntambara, kandi iki gitutu gishobora kuzaza kikica ibiganiro bindi bya kabiri bigiye gukurikira. Ndetse ikindi kintu cya gatatu, isi iri guhindagurika cyane. Ibihugu byinshi biri gufata ibyemezo bitashakaga ndetse bitateganyaga, bigafata ibyemezo bikomeye bitewe n'uko babona intambara imeze. Ndetse ibihugu bitari bishingikiye kuri Amerika gusa se, cyangwa bitari bifitanye umubano ukomeye, bivuga ngo iki gihe Amerika itwihomoye se, cyangwa Amerika tutayifite nitwabaho. Hari ibihugu biba bizwi neza ko bifata inguzanyo nini ikomeye, bafite uruhare runini ko kuba igihugu wenda kiri gutera imbere se, cyangwa igihugu ko kiba gikomeye. Ibyo bihugu wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse ibyo bintu, icyo gihugu wenda byagikomeye. Rero ibihugu bidafite ikintu na kimwe bishingikiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri gufata ibyemezo bikomeye. Twabonye hari inama y'ibihugu bigera kuri 40 yo kwegeranya abasirikare b'inkorokoro bakajya kureba yuko bazana amahoro muri HORMUZ. Rero amato yabo ndetse n'ibicuruzwa byo bikajya bicaho byenye nta ngingimira, ndetse nta kujya gutinda ngo bijye guhagarikwa, bijye kuzengurutswa. Usanga biri gufata iminsi, bigatuma petrol ndetse n'ibikomoka ku mavuta bikomeza bihenda mu bihugu byabo. Ikindi kintu kimwe ugomba gukurikirana aka kanya, reba neza niba amato ari kugenda koko cyangwa se ari guca muri HORMUZ. Niba Amerika itari kuyahagarika ndetse nimba iri kuyahagarika cyangwa se ikayababuza kuba yatambuka. Ni mu gihe Amerika yahagaritse aya mato, urumva kiracyari ikibazo gikomeye cyane. Iran gufungura HORMUZ biraza gusa nkaho nta kintu byamaze. Ndetse mu gihe Amerika yari kuyamata agatambuka ikubaha, wenda Iran yavuze ngo reka natwe HORMUZ ibe nyabagendwa, nta gucaginga cyangwa se gukuramo amafaranga abagenzi bari kunyuramo, cyangwa se ayo mashipu atwara ibicuruza. Uraza gusanga neza mu gihe Amerika yaretse ayo mata akagenda, biraba bikugaragaza ko ari kugenda haza amahoro se, cyangwa ari kuza haza ubwumvikane. Nubwo nta gihugu na kimwe cyeruye ikindi ngo hari kubaho ubwumvikane, ariko birumvikana nimba Amerika yari ifite abasirikare ndetse n'amato azengurutse Iran ngo nta kintu cyemereye kwinjira no gusohoka, none Iran ikaba yavuze ngo natwe nitwongera gucaginga se cyangwa guca amafaranga menshi ku mato arajya anyura muri HORMUZ, ibintu bigasohoka bininjira muri Iran nta kibazo. Urumva nimba Amerika ise yibwirizana atari ngombwa ngo bayisabe ngo ikureho nyine icyo gitutu cyangwa se ikureho uwo muzitiro yashyize kuri Iran, uraza gusanga hari kugenda haza kumvikana nubwo nta gihugu kiri kwera ngo kibigwire ibindi. Rero reka dusoze tuvuga ati aka kanya Iran yafunguye HORMUZ, petrol yamanutse, isoko nyine mpuzamahanga naryo ryazamutse bitewe no gufungura HORMUZ. Gusa ku ruhande rwa Iran ibihugu biri kuganira 40 bigerageza gushaka amahoro arambye muri HORMUZ, ndetse Amerika iracyafite igitutu gikomeye kuri Iran. Ubushinwa nabwo bushyigikiye amahoro bwivuye inyuma. Aka kanya mu minsi iri imbere dufite ibintu bitandukanye. Iyi minsi ishobora kuzana amahoro cyangwa ikazana igisubizo, cyangwa se ikazana ibintu birangiza intambara. Muri ino minsi 10 ijyanye no kujya henge kari hagati ya Israel na Liban, iyi minsi 10 ishobora kuzana amahoro cyangwa igadusubiza mu bintu bikomeye, cyangwa se mu bintu bijyanye n'intambara none ikomeye cyane bitewe n'ukuntu none ibihugu byamaze kwitegurira intambara. Cyo ngusaba aka kanya komeza ukurikirane neza, urebe ibiri kubera muri HORMUZ, nukurikirana amakuru gusa unasobanukirwe se n'ubundi mu gihe bafunguye ibi ngibi biraza kugenda bite. Ari ukuntu HORMUZ yabifungwa ariko ugasanga nta kintu biri gutanga bitewe n'ukuntu Amerika yamaze kubangamira se cyangwa yamaze kugota Iran. Niba ibi ngibi rero byagufashije kumva neza ndetse no gusobanukirwa ibijyanye n'iyi ntambara, ndakwinginze kandi like kuri iki kiganiro, kandi ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose mashya agezeho. Kandi ndakwinginze anduka HORMUZ muri comment, ndetse unabambwire uko uri kubibona. Ese hazabo amasezerano hagati ya Amerika na Iran cyangwa ntago hazabo amasezerano? Wakoze kugumana nanjye ukankurikirana kugeza aka kanya. Ndakwingize nguma witeguye umenye ko intambara igihari, nubwo HORMUZ isa nkaho yafunguye ku ruhande rumwe, nibiri hahamwe neza ko bigiye kuzana amahoro. Kandi twongeye tubonane mu yandi makuru mashyashya mu kanya. Ciao ciao.